byose mbishire hasi cyose safari kuri simana none sibyo fandi gera wantumye se singibi afande ni sase muri mabuso ntabwo tujya tureba isa ikigo ateno kambare ni ibiki bivuze iki hasi mbishire hasi byose mbishire hasi afande ndasigara ni shira hasi saha hano ndeba hano ndasigara kwanza shira Isa ikuremo ndese muri mabuso ntabwo tuzatumenya time kuramo fande wadushiremo Musi tuzajye tumenya risange turimo mujye mumbaza umukandara nawe ufite n'inkweto wo nawe ufite inkweto zirete inete zo zituma menya gusoma kuko shira hano ugiye mu ishuri ugiye mu ishuri fande ese nzajya ndeba nijoro shira hano wowe ye byose byarangiye fandi nta kintu gisigaye inkweto mushire hano none si inkweto shira hano fande ko washizemo imyaka zirumuvaye mister fande dore ngiye nazi hashize fande shira rero ugajyanye hano ariko atazagira umuntu uyikora hawo nayiguze mu Bugande muri 84 nta yavuye mu Buholandi ngiye kubafunga iminsi 3 buke bare mwinjire irayifuka ari danje gusa nzavamo ryari ayo mazi arimwa aya mazi arimwa hano njye muyakaraba kwanza mwe none mukaraba vuba yaje mukaraba none mukaraba afande basi ngwe nimero yanjye uze kumpamagarira se madamu mubwira iki mubwire yuko yego twadeheza hano ngo turavamo hano mubwire ko rwose muba bamufashe arahita byumva koropesho ngiyi murakaraba n'amazi arimo mukoropa mwese bajya hanze ibindi bintu ntabikeneye umvuganire kuri madamu mubwire sawa mubwire ngaye bazesha namusigaye na rubanye ntago nzi neza n'izi matora zaha muri gereza none se amazi tubaye karaba hagiye tuyamare nta mwana wanjye komisa ahubwo ubu noneho amafaranga ntayo gatatu ye yanashize hasi kibi cyane nta kintu nanamusigiye wa kibi cya fande najyo namwinginze ngamereze niba nta no guheza nta no gushiramo imiyaga ahantu nabuze n'uburyo koko fande najyo watu wabariye najyo we fande kuko yego abantu basigaye mu rugo bonyine reba ukuntu usigaye ngana n'ubu se banasimbuka ko mbona nta hantu wanyura uzi ko abantu bazanyoberwa kweri pasa ahantu ntanabasha no kurya avande najyo bashyiramo imiyaga abuze ko umuntu atangiye kurwara ibinya umuntu azarwara ibinya n'ibiheri byaraye bindiye nijoro yarareke umubu wari uraha urabona baraye bamweho n'umusatsi wanjye afande ubukwe k'umugore wanjye abana banjye ako wabonye ukuntu afande ngiye mugera igihe nsanga yagufasha numva nashaka buriya nuko nahise menya ko ari afande buriya bana ngewe meze nk'inkuba wangu hari n'abanya bakubita nk'inkuba shageti nkuba ariko ukuntu amuturiraga kuko uzi ko nabonye uri kuri inkuba koko ahubwo uri inkuba nta bindi zoge nabonye uri inkuba cyajya anywega gutya kanywega ukuntu wamuzamuraga ku ituza umukubita urusha nk'inkuba se iryo toza ndacyarifite sha yamanura ubundi ndi kubaha igiti Haguruka. Nasinziwe. Mwakarabye? Twakarabye twarakorobye. Nakarabye njyewe ntabwo njya nkaraba. Ubu ntasa neza shabu kuko mwakarabye. Fani.
Abo koko muba koko ndazirikiwe. Mereza pande. Mereza. Yo basi ndebere nicaye. Muba ndazirikiwe. Ako ndi kunyu papa bamufasha akoze iki nanjye afata umwana ku ngufu mwifashe amapfubyi papa wanyu yagiye baramufunze mwumvishe ngo ni iyihe mpamvu yamufungishije atambaye agapfukamunwa kuri za mpamvu namubwiraga nagize ngo yarikosoye kumbi yarakomeje yabigira ibikino nubwo bamuzanye hano bashaka kurwanya afande ahitabereka ikarita arabafata arabajyana afande yaramutwaye yamukuye mu nzira yamukuye ahagana he yamukuye hano ubu mubayeho mute avuge cyane mubayeho mute natwe nyine nuko nguko kandi mama wanyu amaze iminsi nawe adahari yaragiye gushaka icyo kurya nta n'ubu ntaragaruka nari mfite nimero za petit frere wa papa wanyu reka muhamagare yaze mube mubana yuko muri ubu buzima murabona ko mutabushobora muri abana 0788 icaro allo Jean Paul munywanyi wanyu yego wanyitaba hano mu rugo kwa garafrere wawe ko hari akabazo gatoya aka kanya byihutirwa nsanze atari ibintu byo kuza gutindira mu bintu byinshi ugomba kubangura yewe harana naringiye ariko reka nambambaranye nze ushaka wakwica izindi gahunda zose ariko ukanyitaba ni ibintu bibi nze ngire vuba rwose dore hari utwo narindimo ariko reka ndigire vuba twari turaho amakuru yari meza kunyu zaniwe umushitsi agatebe yicara se karyoshya ntitwagendaniwe bahuye n'amaherere hano mu muryango haraburamo umuntu papa w'aba bana aribo bana bawe bangaba yagize gutya rwangenda nyiramutera ashaka kujya kurema isoko guhahira bano bana nta gapfukamunwa yambaye kandi urabizi ko muri iki gihe ariko bwirinzi bukomeye kurusha nuko byagenze nuko byagenze ese uriya mugabo nawe nubwo ari mukuru wanjye ariko sajya yumva ukize inkuru arayibara njya mugira inama bwanjye mubwira nti ntuzarenga abana babwira nimubayeho gutya mwabwira fani ikibazo mufite mwabana nuko ntacyo bitwaye turakwinginze tubabara uturekurere papa nawe dore ntacyo kurya duherutse murekure ikibazo gihari rero iminsi bagwaye bose bararembye cyakoze hagira umuntu uza mu bavandimwe azamuzana umwe mu bavandimwe b'umwe muri bo
ariko rwose ubu nibwo ndi kwatanya mva mu cyaro bampamagaye nonaha narindi no mu kazi rwose, ariko murakoze ko wenda mwadufasha mukamuduha n'aba bana urareba bari ahakomeye. uyu Karyoshya ni se w'aba bana, ubwo yaje ku kaburembe kabisana, yaje za huti rwose yaritanze aravuga ati naze niba aba bana bari mu buzima bubi. Yewe kuva irusororo n'amaguru gereza Urakoze afande. Urakoze afande. Muze mwasubiza avana inganya twasuba. Urabasha ngo nyegure. Haguruka. Umugongo. Ese wabaye iki? Mubasubize ngabo nta. Mubasubize avana inganya twasuba. yo Urabavana. mukuru nuko wabaye Mwana. kuwabaye Nuko. ko mukuru wanjye kubwira rwose nubwo uri mukuru wanjye ariko ugira utudefu Ewe nakonde nyine mwana we byarabaye. warakokotse None ko banyogoshe. yo wa musatsi wose Harabonyogoshe. Ikintu ngo gitera umwaka nacyo reka mpfe kugikoraho wenda. Nta wamwe. Jya witonda. Abashengera n'ubu nta kibazo ariko Muraho. Jya mwitondera amakosa mukora. umuvandimwe baruce Twari kumwe mo hano. mumazemo iminsi ingana Yabe. mwahuriyemo n'indwara Aho ngaho yabe we. mwarakokotse Yabe. none ko mbere kuri mwitwara gute? Fande. Ntabwo wamfashe nabuze agapfukamunwa. Uramwe bagasa nabi. Numva ngo tuzajya tukamesa rero nkajye njyemo amakameshe nawe najya kukagira tukamese n'umuco tuzajya tukamesa. Bana kabisa fande. Cyo nafungiye. Mujye mugura akanyu mwese agura kiyo. Buri wese ake. N'amafaranga kava he? Ngo Wenda akagura nyine uretse kurakarana none yarise. Ndahita nkagura n'ubundi ndagera mu rugo nshaka ko njya gukagura. Bana kabisa ngewe. Je nanjye buriya isomo naribonye. Imihene nariye ndi muri gereza. Bana. Byama hano na. Twagiye. Mtabasiga mwese mujyandira. banguka rwose abana Amahirwe yarabasikiye papa wanyaraje. Abana bize. Kunyo. Bafukiri. Umeze mute? Mugira gahoro muri kuntoneka dore hano ntago meze neza. Ibintu byarakaze mwa abana. mwaba mutamutoneka Mwe mugiye kuzana kaga turi nitere ndaza kubabwira ko gahunda Muba mwaratwibutse yarambuye mu twari cyaro turi muri mabuso ngewe n'uno muvandimwe. Nzongere nkora ikosa. reba ukuntu bakoko Kwese mufandi cyemeze nabi. Kaga fora kamaze ngo twongere duteke igikoma twinywere ko numva mu abana bose ndameze nabi. kutabavuga Ntago narye ntarangwa igikoma. abana barashonje Karyoshya we. Reka ngire mve hano ritararenga nubwo uriya mugabo namugira inama ngo agure agapfukamunwa. Amfitiye nzika nubwo wabonye ava muri gereza. uriya mukuru wanjye ndamuzi ni umunyamahane Kaza hano ngende. yewe ukundi tuzabona nayo
wa muhambiro wa ntema tunaniye kuyicana eh wajya ukajya kuyiducanira mumaze imisi mutumva umuziki reka nze